uyu munsi mbabwiye uwitwa Ashton Hall, nkababwira n'uwitwa Kagarara na Indian Ashton, mwahita mwibuka icyitwa trending videos. Ni uwitwa Kagarara umaze gukora amateka. Uyu munsi tugiye kureba uwitwa Kagarara urugendo rwe rwo kuva mu Rwanda agera aho Ashton Hall yarari, cyase kugira ngo ahure n'uwitwa Ashton Hall. Ngira ngo abeshi muzi neza ko uyu musore Ashton Hall ari umunyamerika. Uyu munsi ngiye kubahereza inkuru yuzuye, mbabwire uburyo Indian Ashton, uyu musore w'umuhinde cyase uyu mugabo w'umuhinde, yahuye n'uwitwa Kagarara na Ashton Hall. Mbabwire nyine ubundi ibi bintu byatangiye gute kugira ngo Kagarara aka kanya abe amaze kuba icyamamare ku isi hose. Ibi byose nibyo tugiye kureba mu kiganiro. Ni ukuvuga ngo ntabwo turi butinde, ngereka dutangire kwitwa Kagarara, ariko niba uri mushyashya reka nkwibutse ukanda subscribe, wandike na like, usharinge iyi video kugira ngo mwese mugenda mubona video nyinshi zigiye zitandukanye. Gusa ariko ntabwo murabasha gusobanukirwa cyase ngo mubashe kubona amakuru yuzuye cyangwa se ahamye. Gusa njyewe icana The Great Nexas nabwiye ko ngomba kujya mbategura ibiganiro byuzuye n'amakuru yuzuye. Mureke twitangirire. Muri iyi minsi nta yindi nkuru iri kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga nko kubona umunyarwanda Kagarara ari kumwe n'icyamamare cyo muri Amerika Ashton Hall ndetse na Indian Ashton ukomoka mu Buhinde. Ese aba bantu bahuye bate? Kuki bahisemo kuzenguruka Afurika? Kuki bageze no mu Rwanda? Muri iyi video turareba amateka yabo, uko bamenyekanye ndetse n'amasomo. Ku musozo w'iyi video ndababwira amasomo twabigiraho. Reka tubanze tumenye Kagarara. Izina rye bwite ubundi bamwita Enoch Uwizeye, akaba ari umunyarwanda wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera gukora komedi. Murabizi yakoranye n'uwitwa Mitsutsu n'abandi benshi. Amenyekana mu gukora fitness challenge n'amashusho ashishikariza abantu kutareka inzozi zabo. Nubwo afite ubumuga bwatumye agira uburebure bugufi, ntiyigeze yemera ko bumuca intege, ahubwo yahoraga agaragaza ko ubumuga butabuza umuntu gutsinda. Yatangiye gukora amashusho yigana uburyo Ashton Hall akora imyitozo, yongeragaho uburyo bwa kinyafurika n'urwenya, bituma amashusho ye akundwa cyane. Amwe muri ayo mashusho cyase imwe muri video yasohoye, ayo mashusho yakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, bituma Ashton Hall ayabona akamwitaho cyase akagenda amukurikirana. Intego ya Kagarara ni ukwerekana isi ko disability is not inability, kugira ubumuga atari ukubura ubushobozi. Ashton Hall ni umunyamerika wamamaye kubera video za fitness, discipline n'ubuzima buteguye neza. Afite miliyoni nyinshi z'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Buri munsi agaragaza imyitozo yo kwiyubaha no gukoresha neza igihe. Nyuma yo kubona amashusho ya Kagarara, yashimishijwe n'uburyo yamwiganye. Icyo gihe yavuze ko ashaka guhura nawe no kumushyigikira mu mpano ye, ku bumuga bwe. Nyine ngira ngo urabizi, ngira ngo ababyumva murabyumva. Bombi bahuriye muri Ghana bakora imyitozo hamwe, ndetse Ashton Hall ashimira Kagarara ku butwari n'imbaraga afite. Ngira ngo mwagiye mubona video nyinshi ziri gutereninga buri munsi kugenda asohoka video zigiye zitandukanye. Muri urugendo rwabo haje kubiyungaho undi musore ukomoka mu Buhinde uzwi nka Indian Ashton. Nawe yamenyekanye kubera kwigana style ya Ashton Hall. Nyuma y'uko amenyekanye, yahuye na Ashton Hall, bituma nawe aba umwe mu bagendana nawe mu rugendo rwa Afurika. Urugendo rwatangiriye muri Ghana, aho Ashton Hall yahuriye na Kagarara. Nyuma basuye Cameroon, Nigeria, Benin, hanyuma berekeza no mu Rwanda. Muri Nigeria niho bahuriye na Indian Ashton, maze bakomeza urugendo rwabo hamwe kugeza n'ubu uwitwa Ashton Hall na Indian Ashton bakaba barageze mu Rwanda hamwe na Kagarara. Kuri Kagarara uru rugendo rwabaye amahirwe akomeye kuko rwamuhesheje kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Nyuma y'uko Kagarara atumiye Ashton Hall gusura u Rwanda, Ashton Hall yemeye kumusura mu rugendo rwabo
batangaje ko bageze i Kigali kandi basaba abanyarwanda kubakira neza. Ibi byatumye inkuru yabo iba imwe mu biri kuvugwa cyane muri iki gihe. Isomo twabigiraho, iyi nkuru itwigisha ibintu bitatu. Icya mbere, guhozaho mu byo ukora bishobora gutuma umenyekana, cyangwa se nyine mbese nyine icyo hano bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo kugira imbaraga, guhozaho ku kazi kawe ntucike intege ngo kubera ko bitagenze gutya se ntucike intege nuko byagenze, kamugiye ufite imbaraga zo gukora uzakore cyane. Icya kabiri, ntukemere ko ibibazo cyangwa ubumuga bikubuza gukurikirana inzozi zawe. Nyine iki cyo gishatse kuvuga ko nyine ntukemere ko nyine ibibazo byawe bwite cyangwa se ko ubona ubuzima urimo butari bwiza cyangwa se ko buri mugufi nyine utakora cyane cyangwa se ngo umenyekanishe impano yawe cyangwa se ngo nyine ngo ucike intege kuko utazagera ku nzozi zawe. Ibyo si sawa. Icya gatatu, imbuga nkoranyambaga zishobora gufungura amahirwe mpuzamahanga igihe ukoresha impano yawe neza, ngira ngo nkuko kose kwa Kagarara. Ese wowe ubitekerezaho iki? Ese ubona urugendo rwa Kagarara ruzamufasha kurushaho kwamamara? Tubwire igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda amakuru agezweho kandi yizewe, kanda subscribe kuri The Great Nexas, niho usanga ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kandi byizewe biriyo amakuru nyine yuzuye. Ngira ngo ntago turi buze gutinda kuri video, mureke dusoza, ahubwo reka ntangire noneho mbakorere ubundi akigera mu Rwanda Ashton Hall Kagarara ndetse na Indian Ashton habaye iki. Murabizi uwitwa Rutambi barahuye, Bogari, uwitwa Debeni, ibyo byose tugiye kubireba, tuzabireba nyine muri video zigiye zitandukanye kuko buri munsi tugiye kujya dusora video imeze neza iteguye. Murakoze cyane.